Reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe. Nitwa Isabelle Dusengimana nguhaye ikaze mu kiganiro cya none, ikiganiro cy'ubuzima. Tugiye kugaruka tuvuga ku ndwara ya sinezite. Sinezite ni indwara yugarije abantu benshi batandukanye, cyangwa se wowe ushobora kubifite ariko ukagira ngo wenda n'ubundi burwayi nyamara ari sinezite yagufashe. Ndagira ngo ukurikire iyi video kugera irangiye uramenya ibitera sinezite ndetse n'uburyo wahangana nayo n'amafunguro afata kugira ngo sinezite ubashe kuyikaruma cyangwa se ubashe kuyirwanya. Uyu munsi rero turifashisha imbuga zitandukanye harimo na Top Sante mubwire kubijyanye na sinezite. By'umwihariko turahera ku bisobanuro bya sinezite. Ushobora kumva sinezite ukavuga ngo sinezite ni iki, ariko reka nkubwire ko sinezite ari indwara y'ubuhumekero uko ifata mu myanya y'ubuhumekero. Iterwa rero no kubyimba cyangwa se kuziba kwa twa dusabo duto, n'udusabo duto tuba mu gihanga ndetse mu gihanga cy'umuntu umwe. Nahangaha habaho udusabo dutoya, utu rero tuzi ku izina rya sinisi ni mu rurimi rw'amahanga. Kuziba rero kwa turiya dusabo nitwo tugenda tugatera cyangwa se bigatera indwara ya sinezite. Tuziba habayeho wenda imyanda ituruka mu byo twariye, ituruka mu kanwa, ituruka mu guhumeka, wahumetse umwuka wanduye, wahumetse umwuka urimo ivumbi cyangwa umukungugu, bigatera rero udukoko two mu bwoko bwa bagiteri cyangwa se bacteria, tukagenda tugaturuka haba mu matungo cyangwa se mu nyamaswa zo ku gasozi. Udukoko iyo habayeho rero kwegerana n'izo nyamaswa cyangwa se kunywa imiti imwe n'imwe, cyane cyane ya miti utandikiwe na muganga. Mugira inama yuko wajya ufata imiti wandikiwe na muganga. Nta mpamvu yo kubona indwara uhite wirukankira gushaka imiti ugura muri farumasi nyamara atari muganga wayikwandikiye, kuko ushobora gufata imiti itandukanye n'uburwayi ufite. Numva rero gufata imiti utandikiwe na muganga bishobora gutera sinezite. Reka noneho turebe ngo iyi ndwara ubundi by'umwihariko uko turebye ubusobanuro bwayo n'uburyo ifata umuntu, ubundi ibindi byinshi biyitera ni ibihe. Mu byo twavuga rero twavuga bimwe mu bikurikira: udukoko two mu bwoko bwa virusi, cyane cyane virusi igitangira, bagiteri cyangwa se bacteria, ndetse n'ibiyege ibyo bita champignon. Udukoko nitwo tuyitera cyangwa virusi. Tukagenda rero akabaho noneho cya kabiri kutihanganira ibintu bimwe na bimwe mu mubiri, cyangwa se bimwe na bimwe umubiri utabasha kwihanganira. Abenshi babyita allergie. Allergie ibaho ari uko hari ibyo wariye cyangwa se ibyo wafashe, ibyo wisize, umubiri ntubashe kubyihanganira. Urugero, ushobora kwisiga amavuta akagutera allergie, umubiri ntabwo wabashije kuyihanganira. Urwaye ibiheri byo mu maso, urwaye ku mubiri urafuruza. Ushobora kuba wariye wenda nk'ubunyobwa cyangwa se urundi rugero rw'ibiribwa, ugasanga byaguteye allergie, nyine wafuruze, ntabwo umeze neza, uri kubigarura. Ubwo n'urugero ndi kuguha rwa allergie, ni uko umubiri wawe utabasha kwihanganira icyo kintu. Biragenda rero bikibasira ahanini imyanya y'ubuhumekero. Ugasanga nawe ari iki kintu cyaguteye allergie, utangiye guhumeka usemeka cyangwa se utangiye gukorora. Urugero rero ni nka bya bicurane. Hari ibicurane biterwa na allergie, ugasanga nyine mu gihe wumvishe nk'umuhumuro w'igitunguru n'urugero. Hari abantu bumva umuhumuro w'igitunguru bagatangira kwitsamura, bagahita barwara ibicurane. Icyo gihe igitunguru kiba kiri allergique ku mubiri wawe. Ibyo nabasobanuriraga. Ikindi rero gitera sinezite ni ubumuga buvukanwa bwo mu mazuru, cyangwa se ibyo bita malformation congénitale. Iyi ngiyi buragenda bukaganisha kuri ya sinisi nakubwiye ko ari twa dusabo tuba mu gahanga. Ubwo rero ubwo bumuga buvukanwa maze kukubwira buragenda bukibasira za sinisi. Hari ikindi gishobora kubitera: indwara z'amenyo zitavurwa cyane. Urwaye amenyo ntabwo ujya uyavuza cyane cyane rero iyo ari nk'utubyimba twafashe mu menyo, aho ngaho bishobora kugutera ibibazo bijyanye no kurwara sinezite. Indi mpamvu nyamukuru ni uko hari amateka ya sinezite cyangwa se izindi ndwara z'ubuhumekero bizwi mu muryango wabyo bita genetics, cyangwa se bya bindi byabaye uruhererekane mu muryango, bihereditaire.
abantu mu muryango wawe wavutse ubona barwara amasinezite, umwana wawe avukanye sinezite, cyangwa se ababyeyi bawe bafite sinezite, bakuru bawe nuko nguko, bikaba byagutera indwara ya sinezite. Iyo bitabaye ibyo ngibyo rero ni izindi mpamvu ziba zabiteye nk'izo maze kukubwira, uretse ko hari n'izindi. Hari izindi bijyanye n'imiterere cyangwa se imihindagurikire y'ikirere. Uti gute? Imihindagurikire y'ikirere ushobora guhindura kirima, ugiye ahantu hakonje uhise urwara sinezite. Icyo nacyo gishobora kugutera sinezite. Imyotsi y'itabi, ushobora kuba utayinywa ariko ukaba ubana n'umuntu unywa itabi, umukungugu cyangwa se indi myuka yose ihumanya cyane cyane iterwa n'inganda wegereye, ishobora kugutera ikibazo cya sinezite. Reka noneho turebe bimwe mu bimenyetso simusiga bizakwereka ko urwaye sinezite utiriwe ujya kwa muganga. Indwara ya sinezite rero irangwa n'ibimenyetso byinshi. Muri byo ariko twavuga iby'ingenzi bikurikira: kugira ibimyira byinshi mu mazuru, ugahora ufite mu mazuru imyanda myinshi. Hari gufungana mu mazuru, hahandi ubyuka mu gitondo wajya kuvuga ukumva mu mazuru hafunganye, ndetse utangiye kujya kuvuga uzamuye gutya mu mazuru kugira ngo amazuru abashe gufunguka. Icyo ni ikindi kimenyetso. Kwitsamura buri kanya uri kwitsamura, icyo ni ikindi kimenyetso cyakwereka ko urwaye sinezite. Hari noneho gufungana mu guhumeka no mu mazuru bigoranye, ugasanga umuntu yatangiye guhumekera mu kanwa, kuko mu guhumeka umwuka ntabwo uri kuzamuka neza, mbi nturi kwinjira neza, utangiye guhumekera mu mazuru bigoranye. Kumva rero ubabara cyane mu maso, rimwe na rimwe akakurya ukayakuba, ubundi agatukura, cyane cyane ariko mu gice cy'amaso, nyine munsi y'amaso cyangwa se aho imyenge y'amazuru ihurira, ahangaha ukumva uri kubabara. Abantu benshi barwaye sinezite uzasanga bari kwikuba hano gutya, kwibyiringira gutya. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso simusiga. Hari noneho kubabara umutwe urababara kandi nta kintu wikoreye kigoranye, nta bintu hariye bitera umutwe. Icyo ni ikindi kimenyetso. Hari noneho inkorora, urakorora kenshi cyane nta kindi kintu wabaye, ndetse ukagira n'umuriro uje utunguranye. Hari kuribwa mu menyo, hari kugira umunaniro. Ibyo byose ni ibimenyetso bya sinezite. Ukuntu sinezite ari uburwayi bubi. Hari kugira impumuro mbi, nabyo bishobora kwereka ko urwaye sinezite. Ikindi noneho ni ukuribwa umutwe w'imbere. Umutwe w'imbere ni ukuvuga mu ruhande rwo hejuru y'amaso, ahangaha harahora hakurya, ukumva ndetse haranokera. Hari gufungana mu mazuru, hari kwitsamura n'ibindi byinshi cyane, no kumva umutwe waremereye cyangwa se kumva umutwe nyine umeze nk'aho wabaye munini, kugabanuka mu guhumurirwa, kumva impumuro kubera amazuru nyine yafunganye, nta kintu uri kuba, nta wegera uri kumva, nta mpumuro uri kumva. Ukagira ndetse n'umuriro muke cyangwa se kumva utameze neza muri rusange, wacitse intege, wanegekaye, n'ibindi byinshi cyane umuntu atarondora. Reka noneho turebe, umaze kumenya bimwe mu bimenyetso simusiga, wamaze kubyibonaho, wakora iki? Wumvise ko warwaye sinezite, wumvise ko sinezite yagufashe, gerageza uruhuke, kuko burya kuruhuka bihagije biragenda bikagaburira umubiri agatege, ndetse hakabaho no kwirwanaho. Abasirikari baba bakorwa. Icyo ni icya mbere. Jya noneho unywa amazi ahagije. Gusa si byiza kuba wenda wanywa bya binyobwa byongereyemo isukari, cyane cyane byakorewe mu nganda nk'amaji bongereyemo amasukari, ntabwo ari byiza. Cyangwa se bya bindi bikize ku makawa, ntabwo ari byiza mu gihe wumvise ibyo bimenyetso bya sinezite. Wanywa amazi ahagije kandi amazi meza. Si byiza kandi kugenda ngo unywe inzoga, kuko izo nzoga ziragenda zikongera bwa buryarya bwo mu mazuru, ugahora wibyiringira gutya ugahora wibyiringira mu mazuru. Ikindi kandi gerageza wiyuke umwuka ushyushye. Kwiyuka ku bantu batabisobanukiwe, ufata isafuriya ugashyiramo amazi. Ni byiza ariko ko wakoresha ibintu birimo ibimera birimo amavuta. Twavuga wenda nk'ibibabi by'inturusu, ibibabi bya teyi. Ibyo ni ibimera usanga birimo amavuta, nubwo wenda utayabona ariko bibaho nk'inturusu, n'ibindi bibabi by'indimu. Ibyo ushobora kubifata, wafashe ibibabi by'inturusu, iby'indimu, ibya teyi, ushyize muri ya mazi, ushyizemo akunyu gakeya, ufashe ikiringiti cyangwa se ishuka, ya mazi yabize, ushyizemo umutwe gutya, ntabwo ushyiramo kuko washya.
urafata ikiringiti uko kirafata bwa bushyuhe ujye hejuru y'isafuriya, umwuka uzamuke, urafungura ya myanya y'ubuhumekero. Icyo ni ikindi wakora. Gusa impuguke mu by'ubuzima zo zitugira inama cyangwa se zivuga ko abantu bose burya bashobora gufatwa n'iyi ndwara ya sinusite, ntuvuge ngo niyo abantu runaka. Iyo rero bafite aho bahuriye na bimwe mu biyitera twamaze kukubwira, ariko nanone bikaba akarusho by'umwihariko ku bantu banywa itabi ndetse n'abasanzwe barwaye izindi ndwara, by'umwihariko za ndwara zifata imyanya y'ubuhumekero, twavuga nk'igituntu, asima. Usanzwe urwaye izo ndwara biroroshye cyane guhita wakwandura sinusite. Bamwe rero cyangwa se hari bumwe mu buryo wakoresha kugira ngo uhangane n'indwara ya sinusite. Umwe muri ubwo buryo rero bwo kwirinda, irinde kwegerana cyane cyane n'inyamaswa zo ku gasozi cyangwa se amatungo woroye mu rugo. Niba ufite ihene, intama, ingurube n'ibindi, burya nubwo tubana nabyo ntabwo tugomba kurarana nabyo cyangwa kurara ahantu ziri cyangwa se ngo ziyegereze cyane uhumeke umwuka wazo, kuko burya hari igihe ziba zifite indwara zitandukanye zishobora kuba zatwanduza. Byirinde rero, gira isuku y'amazuru, uhorane mushwari cyangwa se uhorane papiye mushwari cyangwa se uhorane agatambaro. Niba ibyo ngibyo bikugoye ko wabigura, ujye ukora isuku yo mu mazuru. Ikindi kandi, gerageza wirinde guhumeka nabi. Wirinde guhumeka nabi, ni ukuvuga guhumeka nabi wenda tuzabivugaho ubutaha, ni uguhumekera mu kanwa. Ubundi umwuka uca mu mazuru, guhumekera mu mazuru nibyo by'ingirakamaro cyane. Kandi irinde guhumeka umwuka mubi. Irinde kujya ahantu hari imikungugu wabibonye cyangwa se hari ivumbi. Rimwe na rimwe rwose nibinashoboka wirinde imbeho n'ubukonje mu gihe urwaye sinusite. Irinde kujya mu mbeho, irinde ubukonje, kujya mu mvura, kujya ahantu hakonje. Niba uri mu mvura cyangwa uri ahantu hakonje, gerageza wifubike na hano mu ijosi wafubike. Umuntu urwaye sinusite ugenda rwose wifubike, ushyiremo agafurari cyangwa ikindi kintu cyagufubika, ariko wirinde imbeho. Kwirinda rero gutura ahantu by'umwihariko hari inganda, cyane cyane nyine ahantu hari inganda zikora ibintu bijyanye n'amafu aratumuka cyangwa ibintu bihumanya umwuka. Irinde gutura aho hantu kuko biragenda bikangiza ya suku y'ibiribwa, bikangiza isuku y'ahantu tuba, bikangiza ikirere. Bityo rero n'aya mazi tunywa nayo ugasanga yanduye, bigashobora kugufasha rero kuba wakwandura iyi ndwara byihuse. Nubwo rero iyi ndwara twavuze ko ishobora kuba uruhererekane cyangwa se ishobora kuba hereditere mu muryango, ni ngombwa kujya kwa muganga igihe cyose wumvise cyangwa se wiketseho buriya burwayi, wabonye bimwe mu bimenyetso nakubwiye. Kuko ngo nubwo ari indwara wenda ishobora gukira, ariko mu gihe watinze iyi ndwara uzasanga yaguhitanye, kubera ko ntabwo wifujije ku gihe. Iragenda ikaguhitana kuko ubuzima bwacu bushingiye ahanini ku myanya y'ubuhumekero. Udahumetse neza, udahumetse umwuka mwiza wa ogisijeni, ushobora kwitaba Imana. Sinusite rero urumva ko iravurwa rwose igakira hifashishijwe amazi. Abahanga cyangwa se kwa muganga, aho ngaho kwa muganga baragenda bakoresha amazi yabugenewe bagasukura twa dusabo twanduye twa sinisi, cyangwa se bakifashisha amazi nyine yabugenewe akagenda akanyuzwa mu miti itandukanye, nayo iragenda ikanyuzwa hehe mu mazuru, byananirana nyine bakakubaga. Kwa muganga barazibaga sinusite nyine, umuganga wabyigiye, muganga uhugukiye mu kubaga sinusite arazibaga ugakira. Usibye ko wenda buriya buryo bukoreshwa bwo kwa muganga mu kubaga iyi ndwara ishobora no kuvurwa hifashishijwe imiti igenda igatondekanwa, cyangwa se imiti itandukanye iragenda ikagira uruhare mu kwica twa dukoko twibasira cyangwa se twangiza twa dusabo twise sinisi, ikanatuma umubiri ugira ubudahangarwa bukomeye. Ngayo nk'uko rero ni bimwe mu bijyanye n'indwara ya sinusite, uko ifata, uko wayirinda n'icyo wakora. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndagushimiye ukunda ibiganiro bitandukanye bya Hot 250 TV yacu yizewe. Komeza ugubwe neza. Niba utarakanda kuri subscribe, reka nkubwire ntikanda kuri subscribe kugira ngo dukomezanye. Mu kanya mbararikiye indi video nziza ijyanye n'igikoni. Mugire umunsi mwiza.